Umuco ni ishingiro rya byose, umuco ufatiye runini igihugu cyane ko ugaragaza igihugu ko giteye. Ni nayo mpamvu natwe tugira umwanya nk'Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe, tugasura abantu hirya no hino tugamije kureba ese ni ibiki bari gukora biteza imbere umuco nyarwanda, biwusigasira, byerekeza ku ndangagaciro na kirazira. Kuri iyi nshuro twafashe urugendo twerekeza mu karere ka Huye, ni mu murenge wa Karama. Dusura itorero, ni itorero ry'abasigajwe inyuma n'amateka. Abo baravuga bati kwidagadura biturinda ubwigunge, ari nako turushaho gukomeza gusigasira umuco nyarwanda. Tukihagera batwakiriye mu byishimo byinshi, batugaragariza akanyamuneza, batangira gutera indirimbo z'uko bari babonye abashyitsi mu mudugudu wabo. Reka turebe uburyo batwakiriyemo. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Byina sha
tuganire ku mpano tubonye mufite. Izi mpano ko tubonye bidasanzwe, izi mpano muzikura hehe? Izi mpano turazisanganywe buri munsi, turi byadufasha kugira ngo natwe ngo tuzizamure zigere no ku rwego. Hari igihe ku murenge tugenda tukawukinira tukaba n'abambere. Sasa ni ukuvuga ngo hano mufite impano, mukeneye ko zibyazwa umusaruro twababona mu matorero akomeye. Turabikeneye cyane. Twebwe kubyina ni ibintu byacu ubundi. Twebwe dufite amateka menshi cyane. Kera ngo ababyeyi bacu bajyaga bajya ibwami, bakajya gutaramira ibwami, bagahura n'umwami. Abakera bakuru bagahura n'umwami mu Rukari i Nyanza, bakamutaramira, bakabyina, umwami akishima akanezerwa. Njyewe niyo dukomora impano. Njyewe ubwanjye nubwo mvuka muri uyu muryango, njyewe ngerageza kwiga impano zose, nkiga aho zikomoka n'abatubanjijeho bazikuraga. Urabona iyo ugeze ibwami baranza bakavuga kuri twebwe gatoya ukuntu ababyeyi bacu batubyara bajyaga ibwami bakabyinira umwami, umwami akabagabira. Natwe rero nk'abana babyara babuzukuru babo babakomokaho, natwe twarakuze, ntago impano z'ababyeyi bacu twaziryamisha ngo ziryame hasi. Natwe tugerageza. Mubona hakorwa iki rero kugira ngo impano mufite zikomeze zitezwe imbere? Ikintu cyakogwa, twebwe cyetse muduteguriye igitaramo cyacu, twebwe nka gutya tugatumira abaturage, inshuti zacu, bakaza tugataramana, tukabereka ukuntu ziriya nzu za kera twavukiyemo twe z'ibyatsi, tukabereka ahantu zakomotse, tukabereka uko batangira kuzubaka. Buriya ndabizi, nubona nk'akari akaziga gameze kuriya nagakora nkashyiramo amashinge nkakora neza. Niba mwarabonye ibwami wiziganze uko zubatse, nanjye nabiforoma nkabikora, nkubaka neza n'umuryango umuntu yinjiriramwo. Gose ni impano ufite. Ariko twebwe tukabura abaterankunga nk'abayobozi bacu baza ntibatwiteho nyine ngo tubereke impano dufite. Yenda nkamwe Imana ikabatuzanira, mwebwe muri abacu ahubwo mujye mudusura. Hanyuma mugabo, ubona hakorwa iki kugira ngo impano ziri muri mwebwe zizamurwe zitezwe imbere? Nk'ubuvugizi mwadukorera imyenda yo tujya tuyibona n'umurenge twagiye kuwukinira ubwo ngubwo, ariko ikaherera mu murenge. Nk'ubu ngubu ibitaragera hano ku buryo tugomba kuba twayibona natwe ngo tuyambare, tugende n'imbara aho duserukira badutumeho, tugende tubone iyo modoka, batujyana n'amaguru tukagaruka n'amaguru, tukaza twananiwe. Ubwo kandi duca inshuro nibwo tugenda twahagera nk'uko ku murenge twaba mbere, ntitugire n'ikintu tubona tukagarukiraho. Ubwo ngubwo ubufasha badufasha nuko twajya tujya gutaramira nk'ahantu, twajya kuhataramira tukitegurana natwe inyigisho tugomba kuhumva, tugahabaha natwe izacu dufite, tukabigendamo neza nk'uko igenda ababishaka. Natwe tugomba natwe kubibashyiramo bakabyumva ibyo tugiye kubakorera yuko bitaba ari bibi. Ariko nkaba nifuza yuko nyine iki gisagara cyacu tugomba kuba twabonamo abantu bagomba kuba batuvuganira impano zacu, natwe ntibazipfundikiranye. Ufite impano muze? Turazifite impano rwose. Ubu ngubu hari n'abana batoya bize pe,
abana batoya barize bafite ubumenyi bushobotse bwose. Impano zo kubyina zo muraziziye rwose ku buryo n'ubu aka kanya twakicara ahangaha tugahita duhanga indirimbo bakahita bayibyina ako kanya tuyishishura ako kanya. muyihimbye aka kanya tukayihimba igahita igaragara n'ababyinnyi babo bagahita batarama n'abatarame hano iwacu. tubwire mubyeyi ngo iki imyenda n'amayogi nibyo twabuze tubibonye rwose twayihanga tukashyira hariya tukabyina kuko nta kibazo. tubwire nawe icyakorwa mufite impano hano ahangaha. njyewe ndi umuturanyi w'aba bantu urabibonye ko nifatanyije nabo. aba bantu nibo banyigishije kubyina bafite impano nufanga impano yabo yaba na nziza yuko mwabakorera ubuvugizi bakajya bayitambutsa. hari byinshi yahindura mu gihugu cy'u Rwanda, hari byinshi bajya batanga mu ndirimbo mbese bararirimba pe. umvishije nk'ahari ahantu ati usingiza intwari abanzizi wabo. ntitwabura gushima perezida wacu Radio Salusi. mbese wumvishije ko ibyo hagize nk'abantu 2,000 babyumva mu Rwanda byagenda bigenda neza, bagasasibiriza abantu kwitabira imiganda, inama, ibikorwa bya leta. ni ibintu nge mbaziho bakora kandi bakuye mu mitwe yabo, impano barazifite. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. WhatsApp shop ducuruza tukaranguza telefone z'amoko yose na accessoires zazo ku giciro gito. turabitsa tukanabikuza ndetse tugafungura amakonte muri banke zitandukanye zikorera mu Rwanda. dutanga service za Rwanda Revenue harimo kudeklara no kwishyura imisoro n'amahoro. muri WhatsApp shop kandi ducuruza umuriro w'amashanyarazi, tugatanga service z'irembo zirimo kudeklara no kwishyura. dutanga service za Western Union nko kwakira amafaranga avuye mu mahanga no kuyohereza. WhatsApp shop ni iduka rikorera mu mujyi wa Butare mu karere ka Huye mu mujyi rwagati.